tubayeho uko Satani ashaka ahubwo twibereyeho kandi ntabwo tubayeho kandi w'abantu ahubwo tubayeho kandi w'Imana niyo umugambi ntabwo tubayeho kandi w'abantu ahubwo tubayeho kandi w'Imana umugambi w'abantu ahubwo tubayeho kandi w'Imana aho sawa Amen. Thank you, God. Woo! Hallelujah. Nawe niba Imana ikubeshejeho vuga ngo amen. Amen. Ese nawe ubayeho kubera Imana cyangwa? Hallelujah. Ku Mana byose birashoboka. Vuga ngo amen cyane. Imana kina niyi Imana ivuga igasohoza. Yesu we Fakuma ivuga igakora. Hallelujah. Iki Imana yanditse ku buzima bwa sanigishaka gikome nibishaka byoro kizasohora mu izina rya Yesu. Ushaka kunezerwa wanezererwa Imana, ushaka kunezerwa amahoro ari hano. Uko waba uriho kose ni ibanga ry'Imana kuba uriho. Haleluya. Baza ngo kubera iki Imana yanjye, kubera ko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ubuzima bwawe bwose bufitwe n'Imana, bikangwa n'ibyo ubona, bikangwa n'intare za Satani. Amen. Tugiye gusomana Zaburi mwese muzi.
ariko ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya. Nababwiye ngo njye nkunda indirimbo ivuga ngo mwami icyo wavuze ujye kurikirana imyaka ibihe, ariko icyo Imana yavuze urakina n'Imana wasenze bakajya bavuga tukwiye gupfa. Urakina n'Imana wasenze bakagutereka kwimana. Reba ibyo Imana yagukoreye, ndagira ngo tubanze dutegure ubuhamya. Ndimo ndabutegura, ndabizi ko muzafashwa. Iki ni igihe cyo kwibuka imirimo, kubera iki Imana yakurengera nkureba ibyo Imana yakoze, ukareba ikibazo ufite. Byaranguze nanjye mu bugingo, uwo niwe mwami wanjye. Webare Mukama, nakusima mazima, nakusima munonge izina ryawe ryo narisemerwe. Amen. Uya muzingo uwo niwe mwami wanje. Imana itugirire neza cyane. None se nyine warebye ko impande zose Imana iri kumwe nawe, witerwa ubwoba n'intare, witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Abantu baravuze, ariko nubwo bavuze hari uwakuvuzeho mbere yuko bavuga. Tekereza, tugiye gusomana ijambo ry'Imana mu Zaburi 15. Niba Imana yarakubwiye ngo ziga, kubera icyo urimo ushaka kugira ngo wikire inzira, rindira izakwigisha bite byawe. Niba Imana yarakubwiye ngo izagutambagiza umuriro, rindira Imana izawugutambagiza. Tugiye gusomana Zaburi 15. Kuba afite Bible nk'izi zanjye, ni peji 540. Ni peji 540. Imana iduhana umugisha. Ni peji 540. Tukumva icyo Uwiteka avuga. Okay? Imana iturengere. Ni peji 540. Okay? Ndagira ngo umenye uhiriwe ku Mana. Birwa ugenda newe nimba uhiriwe ntabyo nzi, ariko icyo nzi neza nuko icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Imana apfa kuba ariyo yavuganye nawe. Imana apfa kuba ariyo yavuganye nawe. 15. Titiri iravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Imana iduhana umugisha cyane. Imana itugirire neza. Rimwe haravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Icyo ni ikibazo Bayibiri mirabaza. Uwo musozi nawe uzawutura cyangwa ntuzawutura? Ndakubwiza ukuri mwene ndengende, nta kintu ngusabye, ahubwo ndagira ngo umenye Imana igira neza. Ndagira ngo umenye Imana itabara. Ndagira ngo umenye aho Imana yagukunze. Ndagira ngo wibuke iyi ni titire mbahaye, ubutaha tuzayikomerezaho. Amasaha yagiye, ariko iyi niyo titire mbahaye, ubutaha tuzakomeza. Mana turagushimiye, tugushimiye kuzi imibereho yacu, tugushimiye kuzi imibereho y'abakobwa bakubaha n'abasore n'ababyeyi n'abapapa. Wapereza tugushimiye kuzi ryose, ngaho nubane nawe. Ineza yawe nibe kuri, duhe kumenya uzaturana nawe, duhe kumenya uzicara muri bwa bwawe. Ndagushimiye ngaho watanga agakiza ku bantu bose bakwemera mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha.
mwese Imana irakabitwarira murakagenda mu ijuru kandi nzanezerwa umunsi tuzicarana muri bwa bwami turi kumwe n'Uwiteka wakuremye akaguhanga akaguha ubwiza n'igikundiro akagutaka akakugira we musa ariko ashaka kukiranuka ugatera ikirenge mu cye. Imana iduhana umugisha. Bantu mufite isabukuru yo kuzabatizwa iyi korona irangiye, Imana izabane namwe muragatera ikirenge mu cya Yesu murakabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Amen. Amen.